urakoze muremyi w'ijuru n'isi, waremye inyanja n'amasoko n'ibyo tureba n'ibyo tutabona. Cyubahiro ni cyawe turakiguhaye, uragikwiriye. Tuzahora tukuramya, tuzahora tugushima, tuzahora dushyira izina ryawe hejuru, tuzahora tuvuga imirimo wakoze. Ntabwo tuzaceceka, ntabwo tuzatuza, tuzatekereza abantu imirimo ikomeye n'ibitangaza wadukoreye. Izina ryawe ryubahwe Mana. Turagushima ko twateranye, turagushima ko turi mu rugo rwawe, kandi nawe uza mu rugo rwawe ngo atahamara amasa. Tugushimira waduhereye mu ndirimbo no kuramya no mu mashimwe. None tugiye kumva n'icyo uvuga ukinyujije mu kanwa k'umuja wawe. Turamusengeye mu izina rya Yesu. Mwuka w'Imana mutwikire, imbaraga z'Imana zimubeho, imbaraga z'Imana zimuvugishe. Kandi Mana utugezeho icyo wagambiriye kuduha, cyo duhagaritse n'imyuka mibi, cyo twirukanye n'imbaraga za dayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo turasaba mu bwiza bw'Imana gutangariza aha hantu. Urakoze, turagushimiye, tugukomera amashyi ku byo dukoreye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urakoze Mana. Haleluya, haleluya. Muzamure ibiganza turamukanye, kandi mbifurije umwaka mwiza. Uwiteka abahe umugisha. Nejerejwe n'Imana mu mutima wanjye yuko Uwiteka ngiriye neza akandunga inkoni kugira ngo mbashe kugabura ibye yampaye kuri uyu munsi, kugira ngo mbishyikirize ubwoko bukomeye nk'amwe. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka yashimye ko tusangira kuri uyu munsi mwiza udasanzwe. Reka umusomyi nimba hari dufatanye adusomere umurongo umwe wa Zaburi y'105, umurongo wa 19, hanyuma tuganire. Zaburi 105 umurongo wa 19. Kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana ikumugisha. Iri ni ijambo Imana yo mu ijuru yampaye ku munsi wa 4. Dusome amagambo y'Imana nk'uko yahawe. Aravuga ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, ngo isezerano rye ryaramugeragezaga. Umutwe w'amagambo nashatse ko tuganiraho nuko ubwinshi n'uburemere bw'ikigeragezo cyawe butazakubuza
hasendereye amahoro. Nta mahoro yuzuye tuzigera tubona hehe muri iyi si. Kwa data niho hasendereye amahoro. Ibigeragezo rero Imana ibyemera, ariko nabone ku mukirisitu ibigeragezo ni ishuri rigenda rimwegereza, rikamwe ishuri ryarirangiza. Umuntu ni ishuri umuntu yiga ukurikije icyo Imana izamukuramo. Amen. Icyo Imana izamukuramo. Ubu twize amashuri atandukanye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bwo mu mwuka, tugira ibigeragezo bitandukanye ukurikije icyo Imana ishaka kugira gute kutuvanamo. Hari abantu bajya bibaza yuko kuza mu gakiza cyangwa gukizwa umuntu atazongera kugira ibibazo. Ati kuko mpamagara Imana yavuze ngo ntabaza ndagutabara mbereke ibikomeye biruhije utamenye. Kuko umwami Imana yanjye izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ijya wemera kumwara, ariko hari impamvu. Nabonye ko ijambo ry'Imana iravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kugira gute kutuzanira ibyiza. Iyo bavuga byose haba harimo n'ibigeragezo n'ikikugezeho icyo ari cyo cyose, cyose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kubera iki? Inyuma y'ikigeragezo kubakunda Imana
wadushyize ariko mu ijuru tuzaba tumeze ati abakoreye Imana by'ukuri tuzicara mu ijuru rimwe ntabwo uzamenya ko wari uyu n'uyu uzamenya ko wari hasi ahubwo niwubaha Imana ukaba wari usuzuguritse hano mu ijuru ushobora gukomera ukaruta n'abari bakomeye kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko aribo bazabona Imana. Aba ni abakene bw'Imana, aba ni abafite imyaka y'iby'Imana, ntabwo ari abakene bw'isi, ntabwo ari abakene b'amamodokari cyangwa amazu. Hahirwa abakene b'iby'Imana mu mitima yabo, abo nibo bazabona Imana. Iyi si reka tuyikorere tunayisaremo n'imigisha y'Imana irahari ariko dutekereze ko tuzayivamo. Nabonye abayisiga, nabonye abasiga iby'isi ariko ubujiji bwa mbere buriho nubwo kudatekereza ko umunsi wagiye iby'uruhira byose bizasigara kuri iyi si. Ubwo nibwo bujiji bwa mbere, nibwo kwiyanga gukomeye. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 18:10 ritubwira ngo umuntu atabasha kwikorera umusaraba we ngo akurikire umwami ntaba akwiriye kwitura. Ngo yaje gutandukanya umwana na nyina, yaje gutandukanya abavandimwe, umugabo n'umugore. Kubera iki? Bivuga ngo ushobora gukizwa undi adakijijwe. Ntabwo uzavuga ngo kuko mama adakijijwe nanjye ndaguma gutya singize, kuko umugabo wanjye adakijijwe nanjye ndaguma gutya. Ivi ryose rizipfukamira, ubwo azaza azahamagara amazina y'abera, azavuga izina ryawe, azavuga izina ry'umugabo wawe n'umugore wawe, azahamagara izina ryawe. Nanjye ngo nzi ko azumva izina ryanjye nkagira gute mwita. Hazitaba umuntu ku giti cye, ntabwo hazitaba umuryango, ntihazitaba so na nyoko. Bazahamagarwa ku giti cyabo, nawe uhamagarwa ku giti cyawe uzitaba niwumva izina ryawe. Niyo mpamvu ibyo byose umuryango wawe ntiwakubuza gukiza. Ngo twebwe rero iwacu ni abapadiri gusa, baramaze. Ngo iwacu ni abapadiri gusa, ngo sinakizwa anko ayuyu n'uyu. Mbese ibyo ntibizibukwa, iby'ubupadiri n'ubukigo ntibizibukwa. Ahubwo shaka ubwami bw'Imana. Haleluya! Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Shaka uburyo wabona ubugingo buhoraho.
twumve ko twibaza umujinya wapi ugira gutya igifu kikaba cyateyemo tereka numva bimeze gutya nanjye ndahari numva babizanye nanjye ndahari igifu kikaza ati toranya ibintu bintu bikomeye ntubirye tubona kugira ngo tube dishere vuba igifu kinaje ryamye mu nda yawe ubwizanira ibyo nakubwiye nagutegetse urashaka kuvuga igifu cyaba kitaje diyabete ati nahageze ariko nanjye uziko nanjye nahageze avuga ati yewe ibyo bintu bihaje kumva ibintu biryohereye nakubwiye ko cyitwa isukari cyose kitangira kitazongera kugera kuri uyu mubiri muravuga iki wongera byanze umutima ati ariko nanjye ni inyama ikenewe mu mubiri wawe nanjye ndaharyamye uwo munyu uryoshya ibintu ntuzongeremo kuburya ibiryo bitagira umunyu ibibaga n'ibindi bintu ibyo wangaga kera ukabisubiraho n'ibyo wavuyeho biri mu cyaro ukabisubiraho warangiza ukirirwa umaranira iby'isi ukirirwa uhangayitse hanga amaso ku Uwiteka hanga amaso wabanyu mukurikire niba azaragira ubuzima bwawe akabuha umurongo akagufasha akaguha no kubaha mu by'ubu buzima warangiza ukazavamo nta deni ufitiye ubuzima nta deni ufitiye Imana ugataha mu ijuru kandi ugataha neza ukajya kubaha ubuzima bworaho narangije mvuga ngo ibigeragezo ufite bivuga iki no mu by'ubuzima bw'umwuka hari abantu birirwa basibira kandi Imana yashakaga kubakura mu Rwanda ikabajyana ahandi ugasibira mu ishuri bikakunanira ugasibira inzara ikakwica ati ndajya kwishakira ndajyamo nabuze icyo nambara ndigushakisha umugabo ariko reka ngira gutyo n'abapagani ndajyayo ibyo basaba ndajyayo nabuze amafaranga ndajya kwesikuroka ubwo ukabura sibiye n'ibindi bituma tudahagarara neza imbere y'ikigeragezo kugira ngo tugere aho Imana ishaka tugiye kubanza gusengera Imana aba bantu bananiwe kunesha gutsinda mu kigeragezo nababwiye ngo ubwinshi bw'ibigeragezo cyangwa ubugari bwabyo no gukomera kwabyo ntibyabujije Yosefu kwicara ku ntebe ibwami ntibyabujije Dawidi ariko ahantu yahagaze mu gukiranuka niyo mpamvu yabonye n'umwanya wo kwica Sawuli akaza agafata inkota yari afite agacaho akanyita kiwe akagafata kugira ngo azamwereke ko yamugezeho ariko umutima wiwe ngo wahise umwemeza ko akoze ikintu kibi aravuga ati ibyo ukoze ni kuwasizwe wimikishijwe amavuta nubwo bimeze gutyo wari ukwiye kwirwanirira kuko icyo nakuvuzeho kizasohora byanze bikunze Dawidi asaba imbabazi iyo tubisomye muri Samweli wa 2 Dawidi asaba imbabazi aricuza ku bw'ako kantu nyamara ku mwana w'umuntu we kubona uwakugenzaga wamufashe miri ariko kwirukankana none ukamubona umwana w'umuntu yagira abenshi na 90% ahubwo yamwisha akamwitanga ariko Dawidi we yaravuze ati ntambara ntabwo ari iyanjye iyamvuzeho ifite igihe izashyirira ku ngoma haleluya nagira ngo nkubwire ngo hari igihe cyawe kandi
gihe cyashyizweho. Ndashaka ko dusengera abantu bananiwe kwihangana mu kigeragezo, bananiwe guhagarara ntiwihagarareho, bananiwe guhagarara neza ku buryo bashobora kwavansa. Iyo udahagaze neza uradindira, iyo udahagaze neza urasibira, kandi wari kwavansa ukakirangiza vuba kugira ngo wicare ku ntebe y'ubwami. Haguruka uwananiriwe aho, haguruka uwananiwe, uwumva yananiriwe mu kigeragezo, ahaguruke tumusabire imbaraga, afata ingamba nshya muri 2007 yendereye malgré ibintu byose bimugora bimugose, ahubwo ahanga amaso Uwiteka. Niba uzakora imirimo, niko duhora turirimba, niba wenyine uzakora imirimo, niba ufite icyo azakora, niba ufite icyo azabikora, wikwirwanirira bihorane, wikwirwanirira bireke, ahubwo senga ubudasiba, ububwire Data wo mu ijuru afite inzira azabinyuzamo kandi azagutuza mu mahoro numara kunesha. Haguruka, haguruka tujya kubasengera Imana, ni ukugira ngo Imana ikwimure, ikubabarire, igukure kuri iyi grade, ikugeze ku yindi, wihesha amahoro. Nyamara amahoro ntabwo umuntu wese arazi ko afite amahoro cyangwa ko atayafite. Uzaho abacogoreye, uzaho yabasha kukinyatiraniza, yabasha kucyamortiza, icyo kugiraho pwa niyo ikigufiteho, kandi ikaguha no kwihangana n'ubutware n'ubutware bwo kwavasa nubwo bimeze kugira ngo ugere ku cyo Imana yavuze. Reka dusenge. Imana ni imbaraga, kandi Imana itanga imbaraga zo kunesha ikiguhagaze imbere. Humura, mwegamire, mwiringire, mwizere, hari icyo Imana zo ku buzima bwawe kizasohora. Nta iminsi yahinduka, umwami nyir'ibihe arabitegeka. Urakoze urakarama, umwami nyir'ibihe. Tugushima ijambo ryawe ryiza, ijambo ry'umucyo, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ibyiringiro, kandi ryuzuye kwizera n'imbaraga nyinshi ziduhesha kunesha. Gira neza abahungu bawe n'abakobwa bawe, iminsi n'ibihe bijya bibageraho bikabagora, dore baratengukiwe kandi bacitse intege. Ahari bahagaze imbere bisa na Apoloni, uburebure n'ubugari bwabyo ni binini cyane, ariko tuzi neza ko tugufite nk'Imana, kandi uravuze ngo nitukwiza tukwizera, ijambo wavuze rizasohora by'ukuri. Shinga abazimu n'abadayimoni, shinga imbaraga mbi zose zikora mu magufa yacu, mu mibiri yacu, bigatuma dutendebuka ducika intege imbere y'ikigeragezo. Tanga imbaraga nyinshi mu gihe cya none, tanga ubutware n'ubutwari, tanga icyubahiro no gukomera mu mwami n'umugazi ubushobozi bwe bwinshi, kandi imbaraga nyinshi z'Imana yacu zidukoreramo ziduhesha gusenga ibyo Kristo yadufatiye. Urakoze urakarama mwami, gira neza abahungu n'abakobwa bawe, aba nabo ubwirenge bw'isi cy'Igorigota, aba nabo wavuzeho, aba nabo ufite umugambi kuri bo, kandi abaririmbyi baririmbye baravuga ngo umugambi wawe kuri twe urasohora kandi ubaho ukagaragara. Ababibonye bose bagatanga uruvango ni ukuri, aba n'ab'Imana yishimira, kandi ikibazo cyose nagisohoza kibarwarira intambara ku manywa na nijoro. Urakoze urakarama mwami, urakoze mwungeri mwiza, ubagirire neza, kandi kuko baciye bugufi, ariko bakiriye imbaraga nyinshi ziguturukaho, reka bazacire bugufi n'imisokoro, maze ubatsinde banesheje barwanirire ibyo babonesha amaso y'umubiri n'ibigaragara mu buryo bw'umwuka, ibyo byose ubitsinde, maze bambuke bagere hakurya aho bazana imindi mboro zo kunesha. Urakoze urakarama, turagushimiye, tugukomeye amashyi kubibakorera izina rya Yesu.